Tariki ya mbere Kamena itegerejwe cyane kuko umumotari azongera kubona uko ifaranga ry'umugenzi risa. Bamwe muri bo barahiye barirenga ko muri iyi mikorere mishya igishoboka cyose bazagikora ariko bagahanagura iyo sura mbi iba ariho yo guteza impanuka. Ikigaragara cyo amezi 3 uri umumotari utunze umuryango mu mujyi wa Kigali wirirwa yicaye mu rugo, bura natwe turizi tugomba kuza mu kazi twitwaye neza dufite discipline, kandi natwe tukaza nk'abanyarwanda nk'abandi bose mu by'ukuri dufite gahunda yo kurwanya kino cyorezo cya coronavirus kugira ngo turebe ko twakora neza tugume mu kazi, kuko turabizi ko turamutse twitwaye nabi bakadusubiza mu ngo inzara yatwica kuko turizi. Wenda nk'ubu ngubu tuba tumaze igihe tudatwara, hashobora kuzaza n'igihunga cy'igihe gishize tutabona amafaranga, ariko nanjye icyo nashishikariza nk'abandi bamotari nk'abagenzi banjye nuko bashobora kuza nabo bitonze bazi neza yuko dushobora guhura na gisida. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ashimangira ko nta mumotari n'umwe uzihanganirwa mu gihe cyose yishe amategeko y'umutekano mu muhanda. Iyo tariki bahise ngo ni save the date cyangwa se ngira ngo iyo tariki ya mbere ni ukureba uburyo bayishyira ahantu bakakomeza bakayizirikana kuwa mbere bazadusanga mu muhanda, baba ari abamotari baba ari n'abagenzi. Ahasigaye buri umwe yuzuza inshingano ze, polisi ishinzwe no kugenzura ko ibi byose byubahirizwa. Turabasaba rero yuko iyo umuco mubi wose ubavugwaho bawureka. Muri ubu kwirinda impanuka abamotari basabwa no kwigengesera ku ngamba zose zo gukumira COVID-19 dore ko bazajya bahura n'umubare munini w'abantu. Ikosa rimwe gusa rishobora gukorwa n'umwe mu bamotari 45,000 bari mu Rwanda ngo rishobora gutuma ibintu bihinduka. Theogene Twibanire, i Kigali. Urakoze Twibanire. Ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda n'ikigo BPN bugaragaza ko 80% mu bigo bito ndetse n'ibiciriritse bikora ubucuruzi mu Rwanda ibingibi byakomeje n'ubundi guhemba abakozi babyo mu gihe cya gahunda ya guma mu rugo, ariko kugeza ubu ngubu umusaruro wabyo nabyo bigaragara ko wagabanutse cyane. Edi Sabiti. Icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingaruka zacyo zikomeje kugaragara mu nzego zitandukanye nko mu rwego rw'ubukungu, by'umwihariko ku bigo bito n'ibiciriritse. Nishimwe Paradis Imfura ukora ibikoresho byo mu nzu ndetse na Vincent Mugisha ufite ikigo gifotora mu birori bitandukanye ni bamwe bafite ibigo bito n'ibiciriritse bavuga ko bagizweho ingaruka n'iki cyorezo. Twagiye mu kuguma mu rugo dufite amakomande, donc ikibazo nuko ubwo urumva iyo umukiriya guhaye komande wenda ukabara kuze muha mu kwezi bikarangira yibonye mu mezi 3 ni nkaho ubutakaje 70%. Dufite ishami Remera, dufite ishami Gisenyi n'ishami Musanze na hano kuri head office. So urumva ni ikigo gifite abakozi barenga 50, kandi urumva ubwo ahantu hose kubera izi ngaruka twagize byabaye ngombwa ko andi mashami tuyafunga, kubera ko nubwo twagarutse mu kazi ntabwo ibikorwa byacu biratangira neza. Ikigo gihugura kikanagira inama ba rwiyemezamirimo ku mishinga yabo BPN Business Professionals Network gifatanyije na Kaminuza y'u Rwanda bakoze ubushakashatsi ku gihombo cyabaye hagati ya Werurwe ndetse na Mata uyu mwaka mu bihe bya gahunda ya guma mu rugo, ni mu gihe serivisi zitari zibanze zahagaritswe. Umuyobozi wa BPN Alice Nkurikiyemfura avuga ko ibi byasize habaye impinduka mu myumvire. Muri aka kanya ntawabwira abantu ngo nibazigame kuko nta kintu bafite, ariko ni ikintu tugomba kwiyubakamo, guhita twumva ko situation nk'iyi igomba kutwereka yuko iyo tuba twarazigamye tuba duhagaze ahandi. Gukura amasomo rero muri no situation igahindura imyumvire yacu nk'abanyarwanda twese, ikadufasha kugira ngo tudasubira inyuma cyane, ahubwo dushobore kuzava muri no situation tugana kuri Vision 2050 twiyemeje, bikajyana rero n'iterambere no kubaka ibintu byiza bihamye atari gushaka ibyihuse bya make. Nubwo izi ngaruka za COVID-19 zisangiwe na barwiyemezamirimo b'ibigo bito n'ibiciriritse, bamwe muri bo bakomeje gukora ku kigero giciriritse cyangwa se bagahindura ibyo bakoraga bakajya mu bikenewe cyane. Abandi mu gihe cyaguma mu rugo barafunze burundu, by'umwihariko abatangaga serivisi zitari z'ingenzi. Ni gute tu designinga noneho ni gute du create bitandukanye n'ibyo twakoraga mbere bijyanye nuko n'ibyo abantu bakeneye, harimo nko gukora ibikoresho nkenerwa nk'udupfukamunwa biza muri sector yacu ya fashion yo ku designinga. Turi muri bamwe bafite
cyemezo cyangwa se bemewe mu kudukora, tugakora n'indi myenda ijyanye noneho yenda n'akazi. Abantu benshi bari kujya ku kazi, kuko abantu batari kujya mu birori, ubu turi gukora imyenda y'ibirori, dukora iyo myenda y'akazi ka buri munsi. kuba ibigo bito n'ibiciriritse bifite 43% mu gutanga imirimo mu Rwanda, ubu bushakashatsi bugaragaza ko 43% y'ibi bigo byakomeje guhemba abakozi babyo, nyamara impuzandengo igaragaza ko bamwe bavuye kuri miliyoni hafi 30 y'umusaruro buri kwezi mu bihe byabo byiza bakagera hafi kuri miliyoni 4 z'amanyarwanda kubera icyorezo cya COVID-19. Edisa Biti, i Kigali. Arakoze cyane. Christian Kabuga ushinjwa kuba umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi, umucamanza w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, uyu nguyu yanze ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasabaga ko Kabuga Felicien yakoherezwa kuburanira mu Buholandi aho koherezwa Arusha nk'uko n'ubundi impapuro yashyiriweho zisaba itabwa muri yombi rye no gufatwa kwe zasabaga. Ni inkuru rero igaragara ku bitangazamakuru bitandukanye, harimo ikinyamakuru The New Times cyandikirwa hano mu Rwanda, RFI ndetse na 20minutes.fr, byandika ko ubushinjacyaha bw'uru rwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga bwasabwa ko Kabuga yoherezwa irahe mu Buholandi ngo kuko koherezwa muri Tanzania yarusha byagorana mu gihe imipaka mu Bufaransa ifunze kubera nyine icyorezo cya COVID-19. Ariko uyu mucamanza w'uru rwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yitwa William Sekule yagaragaje ko izi mpamvu z'icyorezo cya coronavirus zatanzwe hakiri kare, kuko amateka agaragaza ko abantu bakekwaho ibyaha nk'abashyiriweho impapuro n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR, impapuro zisaba gutabwa muri yombi ngo bakaza gufatirwa mu Bufaransa, bahafungirwa ndetse ngo bagatangira inzira z'inkiko bigafata igihe kirekire, ngo hagati y'amezi 3 n'amezi 8 mbere yuko boherezwa Arusha muri Tanzania. Kandi ngo nta kintu mu busabe bwatanzwe kigaragaza ko irangira ry'urubanza rwa Kabuga mu Bufaransa riri hafi. Yakomeje avuga ko nubwo urukiko rw'i Paris rw'ubujurire rugomba gufata umwanzuro mu kohereza Kabuga cyangwa kutamwohereza mu cyumweru gitaha, abunganira Kabuga nabo ngo bashobora kwiyambaza urukiko rusesa imanza rw'i Paris mu gihe baba batanyuzwe n'umwanzuro wabafashwe na rwa rukiko nyine rw'i Paris rw'ubujurire. Ngibi byose rero byatuma urubanza rutinda ku buryo ngo umwanzuro wazajya gufatwa n'ubundi iki cyorezo cya COVID-19 cyaragenje make, akabona rero nta mpamvu zo kugira ngo yoherezwe irahe, ahubwo agomba koherezwa Arusha kuko imipaka izaba yarafunguye. Yizera ko muri icyo gihe imipaka izaba yarafunguye, hari n'uburyo byaba byaroroshye byarasubiwemo kuko yumva ko hariho ikindi gihe kijya kuba kinini ku buryo nyine asanga izo mpungenge zitagenderwaho cyane. Cya Tanzania, Minisiteri y'Ubuzima y'iki gihugu yashyize ahagaragara amabwiriza agomba gukurikizwa kugira ngo habeho umutekano mu rwego rwo kwirinda kwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus mu gihe amashuri nyine azaba atangiye. Muri ayo mabwiriza harimo kuba kaminuza zifite inyubako zakoreshejwe nk'ibigo byakira abari mu kato zigomba gusukurwa nibura mbere y'amasaha 72 ngo abanyeshuri bagaruke mu masomo, kuko hari amashuri yagiye afatwa agashyirwamo abantu mu gihe bari mu kato, buri ngo bagomba kuyasukura bakayatera ya miti kugira ngo abanyeshuri nibaza nyine hatagira ikibazo bahura nacyo. Mu bindi nuko amashuri yose agomba kugira imiti n'ibikoresho byakoreshwa mu butabazi bwihutirwa, ikindi gushyira umwanya uhagije hagati y'igitanda n'ikindi n'izindi ngamba zitandukanye.